ese kuko Rocky Kimomo ndetse na Anita Pendo barafunzwe cyangwa se bafunzwe? Amakuru yakomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga ko Rwanda National Police ku bufatanye na Rwanda Investigation Bureau bafunze abantu batandatu bakekwaho gushuka urubyiruko babizeza amahirwe yo kujya kwiga muri Canada, ariko nanone aba bantu bakekwaho gutegura igikorwa cyabereye muri hoteli imwe yo muri Kigali, aho urubyiruko rusaga igihumbi twari twagiye gushaka amakuru ku masomo yo muri Canada, ariko hakaza kugaragara ko nta bahagarariye amashuri cyangwa ibigo byo muri Canada bari bahari, ndetse yewe n'abahagarariye uburezi mu Rwanda nta n'umwe wabuzi icyo gikorwa. Polisi yavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane niba aba bantu bari bafite uburenganzira n'ibyangombwa byo guhagararira amashuri cyangwa gahunda zo kwiga hanze. Ariko nanone ubuyobozi bwibukije abaturage kwirinda abantu cyangwa ibigo bitizewe bizeza scholarship zidafite gihamya, viza zo kwiga cyangwa gukora akazi cyangwa amasomo hanze y'igihugu mu buryo budasobanutse. Ariko nanone inzego zibishinzwe zisaba urubyiruko ko kubanza kugenzura amakuru binyuze muri Mineduc, Rwanda Investigation Bureau, Rwanda National Police ari ingenzi. Hanyuma rero nk'uko iyi nkuru mwagiye muyumva cyane, reka turebe bamwe bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nk'aba-influencer ndetse babashije gutanga amatangazo. Ariko nanone ibi bintu birimo ikindi kibazo. Ese reka tuze tumaje kumva kuri iyi video ho gatoya, ubundi hasigaye turebe kubera iki ibi bintu ubundi bikomeza kuzamuka bikagera naho abantu bashukwa bagatakaza amatransport n'iki. Ariko nanone se abanyamakuru cyangwa aba-influencer baba muri ino minsi barimo kwinjirwa nabo n'abatuzi bakabasha kugira ngo babikire izina, byose byaba bihatse iki? Reka turebe twumve neza akavideo gatoya. Iyi video bazana inkuru nziza cyane inajyanye n'amadarapo mbona mu ntoki zanjye. Impamvu ifite amadarapo y'iki gihugu cya Canada, murabizi ko ari igihugu cy'igihangange. Iki ni igihugu gifite education ya mbere nziza, kiri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bifite education nziza ku isi. Buri mubyeyi wese, buri munyeshuri wese aba yifuza kuba yaba yarize muri Canada. Uyu munsi tuvugana hari umuntu ushaka kwiga muri Canada ariko akabura mikoro, akabura amafaranga yo kwita yishyura ngo ajye kwiga muri Canada. Hari umuntu ushaka kwiga muri Canada cyangwa kohereza umwana we akabura visa bikamugora. Muri kano kanya rero impamvu mfite n'amadarapo nuko Canada atari twe tugiye kuyishaka noneho. Canada yimanukiye iri mu Rwanda muri kano kanya. Byagenze gute rero? Kuri tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu hazaba ari kuwa gatatu w'icyumweru gitaha, tuzahurira muri Remigo Hotel, aho tuzaba turi kumwe n'abahagarariye kaminuza zirenga 15 zo muri Canada zikomeye cyane. Bazaba baje kudufasha kutwereka ukuntu ushobora kohereza abana bawe bakiga muri Canada ku nguzanyo kandi nta ngwate bakwatse. Abana bawe bakiga muri Canada ku nguzanyo ingana hafi na 75%, nta ngwate, nta mwishingizo usabwe. Ikindi tuzava muri ya hoteli ya Remigo Hotel zino kaminuza zitwanditse kuri babandi nyine bavuga ati umwana wanjye ndashaka kumwandikisha muri kaminuza cyangwa se ngenda ndashaka kwiyandikisha muri kaminuza. Bizaba bishoboka ko tuva hariya twamaze kwiyandikisha, twanditswe muri izo kaminuza zirenga 15 zizaba zihagarariwe muri Remigo Hotel. Kwiyandikisha rero ni link iraho hasi, uraza kuyibona muri comment ya mbere ndayipininga, cyangwa se uraza kuyibona kuri Instagram yanjye hejuru kuri story, uyikandeho wiyandikishe. Ikindi hari na nimero waduhamagaraho tukagusobanurira kukeneye ibisobanuro byinshi. Nta mafaranga turi kukwaka, kwinjira no kwiyandikisha gusa kuri iyo link ukahagera, inzozi zawe ukaba wazikabya, umwana wawe cyangwa se nawe ubwawe uri kunyumva muri kano kanya ukajya kwiga muri Canada. Ikindi bazadufasha ukigera muri Canada cyangwa se na nyuma umaze kwiga, ku
kuba wabona akazi gahoraho burundu ukajya wikorera muri Canada wohereza ibiceri mu Rwanda. Inzozi zanyu zigiye kuba impamo. Canada nayimanuye, duhurire mu hoteli itariki 13 nongere mbisubiremo kuwa gatatu w'icyumweru gitaha saa 3 za mu gitondo gukomeza. Reba niyi ngiyi ya Anita Pendo. Hello. Good morning. Mwaramutse neza mumeze bo. Hari ukuntu umuntu aje yicara akibuka nk'ibintu ni ubungubu numvaga ko kuri iyi myaka yanjye nakabaye hari amashuri nari mfite inzozi zanje muri ayo nayo muri za Canada yararimo nayo mu bindi bihugu yararimo, ariko reka nkubwire ubungubu we birashoboka ko inzozi zaba impamo. Dore rero uko bimeze mu minsi itagera ku 10 kuko itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu kuri Romigo Hotel guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 12 hazaba hari abahagarariye ama university n'amakoleje baturutse muri Canada barenga amakoleje na za university zirenga 15 zose. So rero icyo shaka kubwira nuko reka tube dusozereje hano. Ese ikibazo cyaba ari ikihe? N'abantu baba bari kwinjirira itangazamakuru kugira ngo babashe kurivangira. Ese bihagaze gute? Nk'ubu ejo hashize twumvaga inkuru ya Papi aho nawe yamaze kuregwa mu rukiko, aho agomba kuba ngo yarasabiwe kuba yazafungwa imyaka 5 mu gihe urukiko rwaba rwemeje ibyo aregwa. Ese kubera iki ibi bikomeza kugaruka mu itangazamakuru? Aba bantu se n'abandi bane ubwo bari kumwe bakaba abantu 6 kuko baba bafunzwe cyangwa ntibafunzwe? Ibyo rero nibyo turimo kureba neza, ariko mu bigaragara mu byo bakoze ni iki amategeko abivugaho. Mu bigaragara amategeko hari ibyo avuga. Aba bantu kuba bari kuba iperereza ni ukureba neza niba koko ibyo bakoze bitagize icyaha, cyangwa se niba barikoze ku bushake, niba barabikoze kuko bazi neza ko aya makuru atari ukuri. Ibyo byose rero niyo mpamvu ikintu cyajemo ribu imanza yakora igenzura. Rero mwirinde rwose kuvuga amakuru mudafitiye gihamya, nk'uko twagiye tubibona ku zindi mbuga nkoranyambaga. Aba bantu nabo ntarirarenga mu gihe tutarabona ibyaturutse muri Rwanda Investigation Bureau. Twongere tukomeze kubana rero mu yandi makuru n'ibindi biganiro turimo kubategurira. Niba uri mushya hano kuri ADTV, izere kuba amaze gukora subscribe. Mukomeze kugira ibihe byiza.